oya kugira ngo byemere ko urubyiruko rudakennye cyangwa rufite gukora abantu bari bubone iki kiganiro muri comment batubwire ese muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda urubyiruko rurakennye cyangwa ikibura no gukura amaboko mu mifuka rurakennye rwanakuye amaboko mu mifuka rugura ibyo niyo mpamvu tudahuza rero aba bantu baze kudukiranura ntabwo urubyiruko rukennye cyabuze no gukura amaboko mu mifuka ngo rukore ubuzima buri hadi erega natwe bidukora ntabwo ari uko twabyize nyine no gukereya none se ubu ngubu nta bakire tuzi muri iki gihugu cy'u Rwanda wumvisha amateka yabo batangiye bacuruza ibibabi by'itabu bakaba bafite ama etage babicuruje ryari igihe bari bariho n'abasaza nyine barakuze ako bakakanya ntabwo bigikunda birakunda ntabwo byakunda kera ubuzima bwari bworoshye akuze ko mu Rwanda icyo bita kwihangira umurimo uyu munsi ukisanga ahantu wowe utaruzi uzagera kandi hazima ako byose bisaba gushora mu Rwanda n'ugushora nyine iriya modoka ugendamo se wari uzi kuzayigura What's up my people, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu gihugu. Abanyarwanda mwese ndabashuje muri rusange, yaba urubyiruko, yaba abasaza, yaba abakecuru. Kino kiganiro mwese mwemere kukireba, ndetse na diaspora iri hanze yumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse n'abandi bazakoresha ubundi buryo kugira ngo babashe kudukurikirana. Rero no munsi mfite umutumirwa wacu, giye kumuha ikaze abibwire abasuhuze, akaba ari nawe boss wa Nyirino Channel, musanzwe mumubona ariko ari n'abashyashya bazamubona. Kandi umuco w'abanyarwanda no gusuhuza buri muntu wese tukamuha ikaze. Yes, murakoze cyane kumpa ikaze kuri kamera za Abeza Media TV. Ndabashoboje kandi nkomeza no kubashimira kubwo kudushyigikira mukurikirana ibikorwa dukora. Imana ibahe umugisha. So amazina rero niswe n'ababyeyi ni Rutayomba Janvier, ariko izina ry'akazi cyangwa se izina rya social media ni Fils. Nakoze. So rero aka kanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko y'urubyiruko ariko igendanye n'ikintu kiri kuvugwa hanze cyane cy'ubukene ku rubyiruko, ariko cyane cyane sinzi niba ari nako nawe ubyumva, niba koko rukenye cyangwa se ari ukuba badashaka gukira. Ikiriho cyo ntabwo ariko njye mbyumva kuko simpuza nabo. Uko kudahuza nabo ubundi ubukene bwa mbere ni mu mutwe. Iyo wamaze kumva yuko ukennye n'ubundi nyine urakena, ahubwo kuba watera imbere kwiza ni ugukora kugira ngo witeze imbere kuruta uko wakwisetingamo ko uri umukene. Rero ntabwo nemeranya n'abavuga ko urubyiruko wenda rukennye, ahubwo ikibura ni akazi kugira ngo dukore. Ako kazi kandi ari nako gatera ubwo bukene. Yes, ariko nanone akazi kubura ni ukutagashaka. Kuko uyu munsi weho urumva uzakora ibyo wize kubizi, ariko siko bimeze. Niba usoje ishuri higira n'ahandi, waba umufundi, waba umuhedi, waba umukarani, akazi kose kagutunze gafite aho kagukura, gafite naho kakugeza. Rero twicwa no kumva ko aka kazi tutagakora ahubwo dutegereje akibyo twize. Ese gukora cyane bisobanuye gukira? Gukora cyane bifite 95% byo gukira by'iterambere ryawe, kuko iyo wakoze uba ufite n'intego, iyo ntego uba uharanira kuyigeraho. Byanze bikunze rero iyo ukoze ugera aho ushaka kugera. Ni akahe kazi utekereza yuko gatwara imbaraga nyinshi kugakora ariko katajya gakiza? Bro, iyo umbajije ibintu rero bisaba imbaraga, nibuka ahantu nakoze mu ngande Masoro nkurikiyedi bakize muri metero imwe wenda n'igice, hamwe batahana usabwa kwacukura zikuzura ebyiri. naracukuye nkubise nka kabiri mbona iri bungwe mu mutwe
ndasohoka njya kubeshya umusekirite ngo ngiye gufata irangamuntu yanjye mpita ntaha ntanahembesheje. Rero ikiyedi kiravuna pe, kiravuna ku rundi rwego. Simvuze ko kitateza umuntu imbere, ku muntu ufite ubuzima buzima, ufite n'imbaraga cyamuteza imbere, ariko ni akazi kavuna gasaba imbaraga. Rero twebwe nk'urubyiruko ako kazi mutubwira gasaba imbaraga nyinshi cyane. Murabona nyine kera impamvu umuntu yakoraga akazi gasaba imbaraga, yabaga yariye ibijumba, yariye imyumbati, mbese yari ibintu bifite imbaraga. Ariko twebwe nk'urubyiruko rw'i Kigali ibyo bintu ntitubishoboye kubirya, ariko mu gihe tudashoboye no kubirya ntabwo dushoboye akazi kavunanye, kandi koko turakenye. Ese nidukoresha izo mbaraga mutubwira, ese nkubaze buretse gato, ibyo bintu kutabirya ni uko byabuze cyangwa ni uko bihari ariko nta bushobozi bwo kubihaha? Ese ibiryo byose turya tuba tubikunze? Erega uyu munsi ntabwo uko uzabona kwa Kariyopi niba bariye inkoko, ntabwo uzifuza nawe kuyirya kandi utarabona nayo guteka ifiriti. Nyine ku rwego uriho cyangwa ku bushobozi uriho bari gukoresha, kugeza igihe uzashyika hariya nawe ho kuba warya iyo nkoko uzaba wabigizemo uruhare. Nyine mwebwe muri bakuru ni namwe mutureberera nk'urubyiruko, ku myaka ufite impamvu nyinshi zo kuba wangira inama, avuga ati mwana wanjye dore uburyo bihagaze, uburyo nakuzemo, bino nagezemo, cyahanyura wari wakora ikiyedi se ariko gukoresha ingufu nyinshi siko gukira. Ariko turabyemeranwaho, ariko nanjye ndahita mbanza nkuparika aho hantu. Utakoze weho hari icyo wageraho? Ese gukora cyane niko kurya neza? Gukora cyane siko kurya neza, ahubwo niko kugera ku ntsinzi yo kubona ibyo kurya. Aha, umbwiye yuko gukora cyane 95% bitegura ejo hawe hazaza heza. Yes. Aka kanya ikiyede kigeze ku 5,000 ku kwezi n'amafaranga angahe? Ubwo ngubwo hita kuba n'iminsi 30 ni 1,000. Ese turebe 150 ku kwezi. Ese turebe umuyedi wakoze utasibye ni 150. Bro, ibi 150 mu kwezi iyo nkoko ashobora kuyigeneramo akayirya kandi akanakora save. Ese yagikora imyaka ingahe kugira ngo azakire? Erega akazi kugira ngo ukire si uku karambamo. Niba akora ukwezi agakorera 5 amezi 4 n'amafaranga angahe? Njyewe nemera yuko oya buretse amezi 4 ubu tuvugana ubwo ni 600 niba ntibeshye. Ese ayo mafaranga kuri kuyabaramo sibyo? Ngiye gukuramo ibikenerwa byose asigarane 400 muri ayo mezi, akoresheje nda 200. 400 nta kintu wayashingamo kugira ngo nawe ugire utuntu ukora ku ruhande tutakuvuna. Ahari wowe ibintu urimo uravuga ku muntu uba mu cyaro birumvikana. Yagikora akajya mu murima wiwe agakura ibijumba, akaza akabiteka, ibijumba nta munyu bisaba, akajya munsi y'urugo agasoroma dodo akabirisha. Ikiro cy'ibijumba ni kigaruza amafaranga kiri kugura? Umva ndayazi, ahubwo wowe ikintu wivunamo no kumva ko niba wakoreye ibyo 5,000 uri burye 4 cyangwa 3. Reka da, ku munsi urya amafaranga angahe? Mani urengeje 2 i Kigali ni wayibamo umunsi wose. Inote ya 2 i Kigali se wayibamo? Ukeneye amazi yo koga, ukeneye isabune. Amazi yo koga i Kigali hari ibishanga, hari n'iki wagenda ukada. Iriga ikintu cyose si ngombwa ngo ukigure. Kigali. Kigali. I Kigali bajya kuva mu gishanga amazi ahari. Cyane. None se vayo nkujyane hariya kunoza hano za Murindure kutavoma. Nge ndemera yuko gukoresha imbaraga
atari byo bizana ubukire. ubukire buzanwa n'iki rero? nanjye nkubaza aho ngaho. Gukoresha amafaranga nabwo gukoresha imbaraga nyinshi si byo bizana ubukire. ibizana ubukire ni ibihe rero, kugira ngo n'abadukurikiranye wenda bakurahureho ubwo bwenge? Njye sinzi icyazana iterambere utakoze. Gukora ni kimwe. nta muntu ukoresha imbaraga erega atakoze. uri kumva? none se hari ukoresha imbaraga atakoze? ariko abantu ntabwo tuvunika kimwe mu kazi. nuko ari nyine weho hari akazi ujyamo sibyo, ukamara imyaka wenda ukamara wenda n'igihe kaba na forever, cyangwa ukamaramo n'imyaka 5 ugakora. ariko ikiyede ndahamya neza yuko n'ukwezi umuntu ugakora atarasiba, uwo muntu ntabwo mpamya neza ko aba agifite ubuzima nyabuzima. yes, erega niko yisanzemo, ntabwo ari amahitamo, ahubwo niho yisanze agomba gushakira ubuzima. uyu munsi niba yisanze mu kiyedi, ni ubuzima buri hadi kandi buzakomeza buri hadi. hoya kubera icyumva ko buzakomeza akazi kari hadi kazana ubuzima buri hadi. ariko menya ko aka kazi kagoye ejo kaguhesha kandi kazima. ikiyede turemeranya? ikiyede uragikorera ukavunika. wamara kuvunika ukaza ukanarya nabi, ntiwivuze, handi utangira kugenda urwaragurika indwara za hato na hato. bro, ntabwo umuntu ukora ikiyede wese ariko arwara. ahubwo vuga ngo ikiyede kugikora bisaba no kuba ushaka ibindi bintu ushobora kugisimbuza, kuko niwagikora umwaka nanjye aho ubu twabyemera. ese ko icy'akazi keza gahemba amafaranga menshi, kadasaba imbaraga nyinshi, ariko akazi kagoranye kagahemba amafaranga make, akaba ari nabwo urubyiruko ruvuga ati rurakenye. erega uyu munsi ntabwo umuntu azaba yarize iby'icungamutungo wowe utarigeze uniga nibura n'ikizi, nibura sinzi ikintu atarabashije kwiga. ntabwo uwo muntu nabona akazi wize iby'icungamutungo nawe utagafite utarize, ntabwo muzavunika kimwe. ariko nawe nugera mu mutwe we ubwonko akoresha, uzasanga avunika kuruta za mbaraga ubwo ukoresha. ntavunika bigaragarira amaso, ariko avunika nawe mu mutwe. nta kazi rero katavuna, nicyo nagira ngo musobanurire. aka kanya njye ndemera yuko imirimo yabuze, yaba kuwize yaba kutarize. kera twari dufite abaturage bakeya, ukumva wenda n'abantu bagiraga amahirwe yo kwiga bari bake. ariko ubu ngubu leta yashyizeho yuko buri muntu wese agomba kujya kwiga, umukire umukene. ibyo akaba ari nabyo byiza nshimira na leta yakoze, sibyo? mu kanya rero dushoje kwiga, turapurayinze, twize ibintu bimwe, twize wenda miliyoni 13 dufite mu Rwanda zirenga miliyoni 7 twize ibintu bisa. kandi twese tugomba kugira ute kuzabona ako kazi kabyo, kandi tukakabonera hehe? muri iki gihugu turimo. dore rero ahantu bipfira, ni ukuvuga ngo uyu munsi njye twize ibintu bimwe, yewe twize n'ahantu hamwe, ariko kubera ko ndi uwo kwa kanaka nawe uri uwo kwa kanaka, iwacu wenda turifashije, iwanyu nta kintu mufite. kimenyane. oya nta kimenyane. iwanyu wenda murakennye, iwacu turakize. ko kibiri kuzamo? yego nibizi, buretse mbanze gusobanura. turakenye, iwacu turakize, icyo ni ikimenyane cyatangiye kuzamo. oya ntacyo. niba mukennye twe dukize, nidusoza yanuza twize, sibyo? njyewe nshobora kutabona akazi k'ibyo neza, ariko bakanshyira mu yindi mishinga ishobora kumbyarira inyungu impakazi. wowe wo hirya hariya aho bita kwa ngofero, hahandi mudafite n'icyo mwimariye, niho hahandi uzajya nyine uzategereza byandi neza. ntabwo uzabitegereza, niho uzisanga muri cya kiyedi niho ubwo n'igikarane. ufite amafaranga ubwo ngubwo
ntabwo ndasoza, akora ibyo yize, ntabwo ndasoza. Noneho uyu munsi niba uri muri biriya, ejo ushobora kubona ka kazi kawe k'ibyo wize. Njyewe kubera ko nishingikirije iby'iwacu nkabigumamo, sinkanguke mu bwonko ngo mpige ka kazi kubera ibyo ndimo, ejo nibishira nzisanga ku rwego ruri hasi, wowe nsanga uri hejuru kubera ko wagize ubwenge bwo gukanguka guhiga ka kazi. Urumva uyu munsi rero hari abantu bishingikiriza ubushobozi, ejo bakisanga hasi bitari ngombwa, babandi batari babufite bakisanga hejuru. akwemera yuko umukene ukira aba ari wowe wishakishije. Good cyane, kuva hasi kuva kuri 0 kugera kuri, cyangwa se bikanara ariko ukira ni amahirwe make cyane ku muntu wakennye ukira. oya bro, barakira. ubwo ni mu bindi bihugu. Oya si mu bindi bihugu, naho iwacu mu Rwanda. None se ubu ngubu nta bakire tuzi muri iki gihugu cy'u Rwanda, wumvisha amateka yabo batangiye bacuruza ibibabi by'itabu bakaba bafite ama etage babicuruje ryari? Igihe bari bariho. N'abasaza nyine barakuze, ako bakakanya ntabwo bigikunda. birakunda birakunda ntabwo byakunda. Kera ubuzima bwari bworoshye, akuze ko mu Rwanda umujyi wacu sinzi urutonde ariko uri mu bihugu 10 bya mbere muri Afurika. Yego, bibayeho mu buzima buhenze, ariko byiteje imbere. ariko mu mujyi wa Kigali nyine twe tubayeho mu buzima buhenze. Niyo mpamvu dukize rero. Kuba ubasha kuba muri ubu buzima buhenze nuko nawe ufite ibihenze. Ubu twese tuba mu buzima buhenze kuko turi abakire. Ubu ni ukuvuga ngo wowe udafite ubwo bushobozi. Ese kuki nge nemere kujya guhahira muri alimentation? None se kutarawusohokamo ngo ujye mu cyaro, bivuze ngo nyine nawe urahenze, ufite ubwo bushobozi bwo kuba mu munsi. Nyine kuki nge nafite ubushobozi bwo kujya guhahira muri alimentation, ariko ufite ahandi uhahira muri Kigali undi muntu twazana ntabishobore. nawe nyine nawe ufitemo ntuzi ushoboye hano muri Kigali, nawe ufitemo ubushobozi bwawe. ndahamya neza yuko urubyiruko rukennye, ntabwo rukennye, kandi atari ukuvuga yuko udashaka gukora. impamvu akaba ari yeza. Ese ari uwanga amafaranga, ari uwanga iterambere? None se nyine hari ahubwo impamvu uvuga ko rukennye ni iyihe? Akazi. Kandi akazi gahari, akazi kubize no kubatarize. None se bro nkubaze, nagusanze mu mwuga w'itangazamakuru, warabyize wize umwuga w'itangazamakuru? Ntumbeshye, wize umwuga w'itangazamakuru? Nge sinabyize, nge nabyisanzemo kandi naranabikundaga. Nibyo ngiye kukubwira, icyo bita kwihangira umurimo. Uyu munsi ukisanga ahantu wowe utaruzi uzagera kandi hazima. Ako byose bisaba gushora mu guhanga umurimo. Nugushora nyine, iriya modoka ugendamo se wari uzi kuzayigura? Yego. Ntabwo wari uzi. None se ubu iyo utegereza ibyo wize uba wakabona akazi? Rero mujye mushimira Imana, ahubwo mubwire n'abandi bakereye utuzi kuruta gutegereza ibyo bize. Ubwo ngubwo dushyiraho umwanzuro yuko urubyiruko rwakabaye amaboko mu mifuka, rwakabaye rwarakize. Yes cyane. Okay. Ikibura no kwihangira umurimo. Tuzagaruka mu kindi kiganiro. Ngiye kugenda nembere mbaza urubyiruko nanumva ibitekerezo byarwo. Nimara kubyumva, ngi bino nibyo naboneshaga amaso mu rubyiruko. Nimara kubyumva neza, nzagaruka nze nkubwire rwa rubyiruko koko ntango rushaka gukora. Oya, kugira ngo byemere ko urubyiruko rudakennye cyangwa rufite gukora, abantu bari bubone iki kiganiro muri comment batubwire, ese muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda urubyiruko rurakennye cyangwa ikibura no gukura amaboko mu mifuka? Rurakennye, rwanakuye amaboko mu mifuka rubura ibyo rukora. Niyo mpamvu tudahuza rero aba bantu baze kudukiranura. Ntabwo urubyiruko rukennye, cyabuze no gukura amaboko mu mifuka ngo rukore. Ubuzima buri hadi. Erega natwe bidukora ntago ari uko twabyize, nyine no gukereya birakuvuna ariko
nta kibazo nese bikuvunnye bikakubeshaho. kandi impamvu binakuvunuka bigumamo ufite igitumye ubigumamo, ufite icyo urimo urashoramo, ariko hari uhita bivamo kuko atabikunze ahubwo yabuze icyo ashoramo. Impamvu mbigumyemo ni intego. Ni intego, ntabwo ari uko mfite ubushobozi bwo kuba mbirimo, ahubwo ni intego nihaye. Reka dusoze. Yes. Reka dusoze. Ariko nizere ko nyuzwe. Muri comment baratubwira ntabwo ndanyurwa gihe tuzagaruka part 2 ya kino kiganiro. Paka tunyuzwe naganira n'urubyiruko nkarwumva. Ndahari. So rero guys, genda muri comment utubwire uko ubyumva. Ese urubyiruko rurakenye? Ese rushaka gukura amaboko mu mufuka? Koko niba ari byo tubwire. Nge nyeka yuko urubyiruko rukenye kandi n'amaboko rwayakuye mu mifuka ahubwo rwabuze ibyo rukora kandi nta nibihari. Twe tubona inzira zifunze. So rero guys, genda ukore subscribe, share na comment kugira ngo ibintu bigende neza, tujye tubana no mu bindi biganiro, muri filimi. Hano hazajya hanyuraho ibintu byinshi byiza. Nawe uje kano kanya wagenda ukareba kuri video twatangiriyeho, ndakeka wabikunda kandi ukajya udukurikirana. Rero we icyo tugusaba ni subscribe gusa. Rero mukomeze mubane nacu, nakagaruka. Ciao ciao.